Muri za miliyoni zituye isi, bamwe babereyeho kurya, abandi barya ngo babeho. Birumvikana abarya ngo babeho nibo basigasira amagara yabo. Umuhanga mu by'ubuzima yavuze ko imitekerereze ya muntu itajya ifata akanya ngo itekereze ku buzima bwabo, ariko nanone akavuga ko umuhanga mu bijyanye no kumenya uko yaremwe asasanura adasobanya imiterere y'ubuzima bwe, bigatuma ayimenyera icyo ayiha n'icyo atayiha. Nshuti z'akadasohoka munyemerere nanone nze mbasesengurire ntasobanya, mbabwire icyiza cya seleri. Seleri ikaba ari igihingwa kiboneka henshi mu isi, ariko seleri bamwe bakaba bayifata uko itari. Ngiye kukubwira ubudahangarwa bwa seleri, ndetse nkubwire ko seleri uyikoresheje igihe kinini ari urukingo rukomeye rw'indwara imaze kwibasira imitima ya benshi cyane, ndetse bamwe yabakuye imitima, abandi yabakuye mu buzima. Seleri rero ngiye kukubwira, ndagira ngo unyemerere uze dusigasire amagara yacu turebera hamwe igihingwa cyitwa seleri. Mwibutse ko niba ushaka gukurikira ibiganiro byacu, bwa mbere ni uko wiyandikisha ugakora subscribe, ikindi kandi ugasharinga kugira ngo izi nkuru z'ubuzima zigere kuri benshi. Dusigire kandi n'igitekerezo. Nitwa MC Misango, munyemerere dusasandure tudasobanya ku gihingwa cya seleri. Mbere na mbere natangiye mbabwira ko miliyoni nyinshi zituye isi, dufite abantu b'ibice bibiri. Bamwe barya ngo babeho, abandi bakarya kuko bariho gusa. Ntekereza ko nimba wamaze kubyumva, nimba wafashe akanya ugatekereza ko ugiye kurya kugira ngo ubeho, unatekereza ku byo ugiye kurya. Ariko nimba wowe urya gusa, rimwe na rimwe ntabwo utekereza ku mafunguro n'ibyo kurya ugiye gufungura. Niyo mpamvu uzasanga hari abavuga ko ibi n'ibi nta mumaro, ugasanga abandi bavuga ko ibi n'ibi bifite umumaro. Ubuzima burasigasirwa, ubuzima bukarindwa. Ngira ngo amaso niyo ya mbere, aho agufasha kureba ukamenya aho ugiye, ukamenya aho uva, ukamenya ibyo ugiye kurya n'ibyo udakwiye kurya. Reka noneho nkubwire rero ku gihingwa cyitwa seleri. Seleri ni ikibabi giteye ubwiza ntagereranywa, ikibabi rwose ubona ari umutako watatswe n'Imana. Burya rero ntabwo seleri ari iyo guhumuza ibirungo, amafiriti ndetse n'inyama n'ibindi byinshi bikozwe mu masosi, ahubwo burya seleri yavamo ji ikomeye cyane. Ji ya seleri, mbere y'uko nza kukubwira uko uyikoresha, banza usobanukirwe burya umumaro wa seleri. Umumaro wa seleri ni mwinshi cyane, ariko muze kunyemerera tuze kwivugira muke cyane rwose, dushingiye ku mumaro seleri imaze. Abantu benshi bamenyereye kurya seleri nk'ibirungo bihumuza ibyo kurya byabo, ariko burya seleri umumaro wayo 100% nuko iribwa ikananyobwa ari mbisi. Seleri rero ni urukingo rukomeye rw'indwara yitwa kanseri, indwara yibasiye benshi. Kanseri ihungabanya imitima y'abantu. Kanseri ubuvuzi bwayo mu by'ukuri burahenze pe, burahenze kandi cyane. Ariko abahanga mu bijyanye n'ubuzima bakubwira ko seleri nimba wayikoresheje neza kuri buri funguro ryawe, cya gihe ukora salade ukavuga uti reka nkore n'agasalade ko gushyira ku biryo byanjye ngiye gufata kuri uyu mugoroba cyangwa kuri aya manywa, ni byiza cyane. Ni byiza cyane kuko abantu benshi mumenyere ko bategura seleri, ariko ugasanga rimwe na rimwe uburyo bayiteguramo nyine niyo kurunga, ntago bayitegura nka salade kimwe n'ibindi byinshi bategura birimo amashu, beterave ndetse n'amakokombure. Ariko burya seleri ngo ntabwo ikwiriye kubura muri salade yawe. Ni urukingo rukomeye rero ku ndwara ya kanseri, ubwoko bwa kanseri ubwo ari bwo bwose. Ikindi cya seleri rero
ni uko itunganya amaraso ku rugero ruri hejuru, kandi seleri ikayungurura amaraso nk'uko ndi kubikubwira. Ikindi ni uko seleri usanga mu bijyanye no gutuma amaraso atembera mu mpagarike yose y'ubuzima, seleri ngo ni umushoferi mwiza cyane ku buzima bw'umuntu. Ikindi cya seleri ku bijyanye n'imitekerereze, imitekerereze ya muntu murabizi ko ariyo idufasha mu buryo bwo gutekereza ngo nkore iki, nkore n'iki, iki nkireke kubera ko nta mwanya ngifiteho, nta byiza kifitiye. Ugasanga rero ibitekerezo nibyo usanga twifashisha. Seleri rero ni igihingwa ngo kiruhura ubwonko ku rugero rwa 85%. Urumva ko seleri rero ni ukuri ntakubeshye n'uburiri buzira umuze. Ikindi cya seleri bakubwira ko seleri ku bijyanye no gutuma umuntu yumva afite impumuro y'umubiri we. Impumuro y'umubiri we ni kwa kundi umuntu aba ari mu bandi ariko ugasanga rimwe na rimwe baramuhunga kubera ko bavuga ko ngo afite icyokere kidasanzwe. Iyo ukoresha seleri kenshi abantu bumva uhumura neza, ndetse bakanavuga ko burya inyamaswa ari zimwe mu bintu bikunda seleri cyane. Iyo inyamaswa uyiragiye mu gice kirimo seleri irahumurirwa cyane ku buryo ishobora gukora ikirometero ikurikiye seleri aho iteye. Seleri rero ngo n'amatungo arayikunda cyane kuko hari byinshi ayifasha mu buzima bw'amatungo. Ikindi nabura kukubwira kuri seleri ni uko seleri ari kimwe mu bintu bituma iyo uryamye ngo urota neza kuko ngo iyo wariye seleri itunganya amaraso yawe agakora neza, ariko ngo iyo amaraso adakora neza burya ngo niyo mpamvu n'intandaro rimwe na rimwe ngo abantu benshi bakunze kurota inzozi rimwe na rimwe ziteye ubwoba. Burya ngo nuko amaraso yabo aba adakora neza, amaraso agenda gake ubundi akipfundika. Ngira ngo bakubwira ko umuntu ufite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso akunze no kugira inzozi mbi, akarota yapfuye cyangwa se agwa no mu mwobo. Seleri rero ngo ni kimwe mu bituma imitekerereze yawe mu ijoro ryawe aho waryamye ugasinzira rwose uruhuka neza, ubundi ibintu byawe byose bikagenda neza. Abahanga bavuga ko mu gihe cyose utegura seleri ari byiza kubanza ukamenya icyo igiye kukumarira, yewe ukanayihumuriza. Ni byiza ngo iyo ugiye kuyitegura ari uburyo bwo kuyikoramo ji ndetse ari n'uburyo bwo kuyikata nka salade, kubanza ukayishyira ku mazuru yawe byibura ukamara nk'amasegonda 30 ngo uyihumurize. Ngo biriya bituma ubwonko bwongera kugarura oxygene, bukongera gutekereza neza, kandi n'impagarike y'ubuzima nayo igahumekerwa neza. Bajya bakubwira ko ngo parufe ngo ihumura, ndetse ngo uyumvise akabaza uwayiteye atese witeye ubuhe bwoko bwa parufe. Seleri nayo burya ngo impagarike cyangwa se ingingo zitandukanye zirabazanya, ngo se icyo ni igiki kinjiye mu mpagarike yacu. Burya bajya bavuga ko ngo amaraso nayo ngo aratekereza cyane, ko n'ubwonko buratekereza, ariko n'ukuguru ngo kuratekereza, ngo n'ukuboko yewe kugatekereza. Ibyo nanjye nabikuye mu gitabo Tumenye Kwivura Dukoresheje Iby'Imana Yaremye. Seleri rero abantu benshi bakunze kuyitesha agaciro, rimwe na rimwe bakavuga ko ngo ikona abagabo, ubundi bakavuga ko seleri ngo ari ikintu udakwiriye ngo gushyira mu birungo, bagashyira ngo ibitunguru imbere bya tungurusumu ndetse n'ibindi bifite umuhumuro, ariko seleri bakavuga ko ngo iyo uyishyize mu biryo ngo ahubwo byihutira ngo kuzana ngo indi mpumuro itariyo. Oya, ya mpumuro burya wowe wita ko atariyo niyo ifite umumaro nyine ku gihingwa cya seleri, niyo ifite umumaro kandi ku buzima bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose kigira umuhumuro, ariko seleri yifitemo umuhumuro udasanzwe cyane ko wo unafite n'umumaro. Mujye mubona ko abantu benshi bajya mu ndabo maze bagafata umwanya wo kuzihumuriza rimwe na rimwe, ndetse abakundana
bakazihanamo impano zidasanzwe. Ngo burya ngo ntabwo wari ukwiriye ngo kwirengagiza seleri. Ngo mu bihugu byateye imbere iyo umusore cyangwa se wagize ibirori bamuhaye impano, ngo ntabwo babura kumushyiriramo seleri, ngo kandi seleri ikiri nshyashya nicyo kintu afata maze ngo akihumuriza, wagaha agaciro icyo umuhaye. Seleri rero nshuti z'akadasohoka, nongere nkwibutse ko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ziraboneka cyane kandi ku bwinshi hirya no hino mu masoko, ariko ngira ngo abenshi ntabwo mwari muzi umumaro wa seleri, kandi muzi ko burya bajya bavuga ko ibyo turya nibyo bitugira abo turi bo. Hanyuma ngo ni byiza ko tumenya kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Ikindi tukazirikana ko Imana nyine yabiduhaye, tugomba kubanza kuyambaza kugira ngo iyo seleri ndetse n'ibindi binyobwa n'ibindi biribwa bitandukanye bize kugera ku mubiri wacu koko nta nkomyi, Imana yabihaye umugisha cyangwa se yabishyizemo imbaraga zayo z'ubumana. Ku gihingwa cya seleri rero nifuje kubaganiriza uyu munsi, bwa mbere nababwiye ko ari umutaka ukingira impagarike y'ubuzima bwacu. Nababwiye ko kandi seleri ari urukingo rukingira kanseri aho yaturuka hose. Murabizi ko kanseri ziza mu buryo butandukanye, nababwiye hari abagira kanseri yo mu maraso, hari n'abagira kanseri yo mu nyama, ndetse igafata ibice bigiye bitandukanye. Ngo gukoresha seleri rero kenshi ku mafunguro yawe ngo ni ibintu by'agaciro cyane, ko banavuga ko ibintu bibisi burya nibyo bifite umumaro mu mpagarike y'umuntu. Ikindi batubwiye ko seleri ushaka kuyikoresha neza wajya ubanza ukayihumuriza, ariko reka nkubwire noneho uburyo batubwiye ushobora gukoreshamo seleri yawe. Bwa mbere seleri yawe ugomba kuyitegura ari nshyashya, aribwo ikiva mu murima. Wamara kuyitegura rero ikiva mu murima, ukazirikana ko ugomba kuyoza n'ubundi igacya neza. Ushobora gukora ji rero ya seleri, aho bakubwira ko ushobora gufata uturahure byibura 2 ku munsi, ubwo ni mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ndetse bakanakubwira ko udakoresheje ubwo buryo seleri ushobora kuyikoresha kenshi gashoboka ku mafunguro yawe, utubabi twayo aho wadukoze mu buryo bwa salade. Hanyuma icyitonderwa nuko abantu batwite badakoresha seleri. Abantu batwite nibo bonyine batemerewe gukoresha seleri, ariko igihe yamaze kubyara ni nziza cyane rwose kuyikoresha. Hanyuma baranavuga bati kandi nimba ukora ji z'imbuto zitandukanye ntukibagirwe gushyiramo seleri. Baravuga bati ntukibagirwe gukoresha seleri, cyane ko seleri ari nziza rwose, ikingira uburwayi butandukanye. Uyu munsi twavuze ku burwayi bwa kanseri ko aribwo seleri ikingira, ariko ikingira n'ubundi burwayi butandukanye tuzagarukaho mu biganiro byacu bitaha. Mbashimire, mbifurize amagara mazima. Nitwa MC Misango. Ngwino duhurire muri komanteri, uze no kuri telefone yanjye ya WhatsApp unyandikire, wongere umbwire uti ese wadusesengurira udasobanya ku burwayi ubu n'ubu. Mwibutse ko hari uwatwandikiye atubwira ko yifuza kumenya uburwayi bufata mu mavi, aho umuntu aribwa mu mavi. Nshuti yanjye, ntabwo nakwibagiwe, ahubwo ndacyareba. Igitabo ni kinini, wenda nzagira gutya ngere kuri paje ibivuga. Ubwo rero nzakomeza mbizirikane, hanyuma rwose nawe uzabe hafi ibiganiro byacu kugira ngo tuzafatanye kwishima. Hanyuma mbifuriza kugubwa neza no kumererwa neza. Hanyuma mujye mukoresha iyi miti tuba twagiye tubarangira, ariko ujye wibuka kubanza gusenga kugira ngo byose Imana aba ariyo ibishyiramo ikiganza cyayo. Hanyuma tuzahure twongera kwishimira, umbwira uti hari byiza koko niyumviseho nyuma yo gukoresha wa muti wandangiye. Umuti nanjye nkaba nkukura mu gitabo cyitwa Tumenye Kwivura Dukoresheje Iby'Imana Yaremye. Mbashimire cyane, mbifuriza amagara mazima. Nitwa MC Misango.